Ngusuhuze nongere nkwifurize kugira ibihe byiza impagarike n'ubugingo wowe udahwema kubana natwe aha ni kuri Ujyuzi Family TV. Uyu munsi nkuzaniye inkuru itangaje, inkuru ivuga ku gisa n'ibonekerwa cyabaye mu murenge wa Gataraga, aho ni ku kigo cy'amashuri cya Rwinzovu. Ibintu bikomeje guhindura isura, aho abantu b'ingeri zose, urujya n'uruza, abagabo, abagore ndetse n'abana bato badasigaye, bakomeje guhurura bajya kureba ibonekerwa rya Bikira Mariya, Yosefu ndetse na Yezu, aho bavuga ko bagaragaye ku giti cy'ipoto gishinze mu kigo cy'amashuri cya Rwinzovu, aho ni mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ibi tuvuga byabaye ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, aho abana babiri b'abahungu bari mu kigo barimo gukina, noneho bakivugira ko bo ubwabo babonye Bikira Mariya ateruye Yezu ndetse na Yosefu ari iruhande rwabo, bahagaze ku ipoto ishinze mu kigo cy'amashuri, ipoto y'amashanyarazi, ari nabyo bintu byakomeje kubera abantu benshi urujijo. Aba bana b'abanyeshuri bamaze kubona ibyo ngibyo bahise bahamagara bagenzi babo, nabo baraza barareba baritegereza, bamwe koko bakavuga ko barimo kubibona ibyabaye, abandi bakavuga ko batarimo kubibona. Byaje gutangaza abantu benshi, barahurura ndetse abantu bakuru nabo batangira kwitegereza kuri ya poto, ngira ngo murimo murabibona ku mafoto ndetse n'amashusho yagiye acicikana. Abantu bakuru barimo kwitegereza ku ipoto bakavuga ko Bikira Mariya ateruye Yezu barimo kumubona, abandi bakavuga ko batarimo kumubona, ariko umubare munini wagiye uvuga ko urimo kumubona, aho abanyamadini, abantu benshi cyane, imbaga nyamwinshi yaje kuba yahurura, abantu barahurura cyane ku buryo byageze ku rwego rwo guteza umutekano mukeya muri uyu murenge wa Gataraga. Ndavuga kuri iki kigo cy'amashuri cya Rwinzovu, abantu bagera muri miliyoni 7 nibo bantu babaruwe ko aribo bantu babashije kugira gute kuba baza muri iki gikorwa cyo kureba ibonekerwa ryabaye muri iki kigo cy'amashuri. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye, televiziyo zitandukanye ndetse na radiyo zitandukanye bizagerageje gusura iyi gahunda cyangwa se iki gikorwa kibonekerwa, bavuga ko ryagaragaye muri kigo cy'amashuri cya Rwinzovu, aho bagiye bakusanya amakuru agiye atandukanye, bamwe bakemeza ko ari ibihuha, abandi bakemeza ko ari byo. Ahangaha umunyamakuru wa TV1 Rwanda yagerageje kuvugisha meya w'akarere ka Musanze, amusubiza ko yahageze, ndavuga meya avuga ko yahageze ndetse akagerageza kureba ibyo abantu bareba akabibura. Muri make avuga ko ibingibi ari ibihuha. Umunyamakuru nawe yagerageje nanone kongera kuvugisha padiri mukuru uyobora paruwasi ya Busogo, nawe ku murongo wa telefone avuga ko ibingibi ari ibihuha, ko ibingibi bidashoboka, ko Bikira Mariya, Yezu ndetse na Yosefu bakwigaragaza ku ipoto y'amashanyarazi. Kugeza ubu abantu ntabwo barashyirwa, ntabwo bariyumvisha uburyo ki ibi bintu ari ibihuha. Niyo mpamvu abantu bakomeje guturuka imihanda itandukanye, baraturuka za Rubavu, baraturika mu majyepfo ndetse n'iburasirazuba, baza mu majyaruguru mu murenge wa Gataraga kureba ahantu habereye ibonekerwa, cyane cyane abakristo b'idini Gatolika cyangwa se abakristo ba Kiliziya Gatolika. Murabyumva ko rero ubwo umurenge wa Musanze, umurenge wa Muhoza, umurenge wa Kimonyi, umurenge wa Busogo nyirizina ari naho igikorwa cyabereye, bose barimo kugenda bahurura, abenshi barimo kuharara. Kugeza ubu hari impungenge ko abantu bashobora kugira gute kuhangirikira cyangwa se bakaba bahaburira ubuzima. Niyo mpamvu ubuyobozi bwahisemo kuharindira umutekano kugira ngo hatagira umuntu uza kugira gute kuhaburira ubuzima.
Yes, turashaka kubakurikirana neza gatanu ku kandi uburyo iyi gahunda yo kujya gusura ahabereye ibyo bisa n'ibonekerwa uko imeze n'uko irimo kugenda ijya mbere, niba na ngombwa tuzahasimbukira tuhagere tugire abantu tuganiriza kugira ngo baze kugira gute kuduha amakuru y'imvaho cyangwa se amakuru y'ingenzi, niba na ngombwa tugere no kuri iyo poto turebe koko tuzabona uwo Bikira Mariya ateruye Yezu cyangwa se tuzahabona Yozefu nk'uko barimo kugira gute kugenda babivuga. Murakoze cyane, aha hari kuri Ujyuzi Family TV, niba ari ubwa mbere uhageze kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu tujya tubagezaho umunsi ku munsi. Nakagaruka, ciao ciao.